Kasi rero gomeje wabigumanye mu mutwe shirigara shiryo nk'imbabazi kandi imbabazi nako naguhaye imbabazi uvuga ko ari wamaye imbabazi ako nanjye naziguhaye ntabwo yabyishimo mu mbabazi rero niko kandi natekerezaga ukansubiza morale nyine naho akazi byari nyine by'akazi byari hari abundi se hari akazi tugakora kubera dushaka amafaranga nitekererezaga sigiye nari maze ariko niyo mpamvu umenya nari mfite umunabi siko iyo umaze igihe utabona n'umugore wawe ataguha neza n'imyanzuro ufata barimo guhuzagurika nshobora byose babiteye I was ready for you ariko wari ugifite kugira hadi amayigo yawe ibyo bivuga gutyo kubera ko nyine ubizi ko ahubwo se uri derira mu gitanda ariko yo kongera se niko ushatse kuvuga nta mwana wanga kigozi byatuma wenda ngiya nawe umunsi wawe uzahinduka none se waje no kubwira hari agastori nshaka kuguterera mu cyumba oh yes okay let's go just me and you ariko se kararyoshye kusuba wireba iki awirya wajya uko wabyibagiwe Suzana ziri hano hanze zishaka abagabo bameze nkanjye ho munsi ahora ni iki kuri kwiyahuza man uzi ko iyo nzoga nta yindi nshaka kuguha reba kuri kuyinywa nshobora no sinyuma zutande uzi inzoga amadolari igura iri ni ryo cupa ryonyine bamaye Asubura nazabona wowe uranywa inzoga yuriye indege gutyo uko wiboneye wowe yose ari icyo n'icyuma cyangwa namwe ibintu gute bitaturutse ubuzungu neza impamvu tubana akaragaraga kutanyogereza icyo kiraho nta yindi naguha bro please nta yindi naguha cyo ntabwo ubyibagirwe kabisa ayi burayi barya banywa utuntu twicamo akanyuma ndakarundereza banza ncunga urebye nyinshi amazi umuntu karyoshye wala nta yindi naguha cyangwa gakenda kavanga n'amazi yari wagiye umenya ubwenge iyi nzoga yuriye indege iyi ngiyi igura amafaranga menshi cyane uratangira kuzana ibintu byo kwihoreza wagira ngo tuganire tugamye tuvugane gutyo gusa ndi kuramukana nyibwirira ahubwo amakuru man mfite akabebi kari akabebi kaje hano agiye kuramura akanyituye ubundi vipi ko kari akabebi ni neza wayibonye reka ntabwo umuntu agwabura byose sho ntabwo azi kuririmba neza amano habe ariko diru nyine iriya ni diru yigendera ndagasa ase batubwiye tuzatubona ibiki bega cyane ibigwiki ahubwo nahamagaye shehe ambwiye ati ndava Dubai ndamanuka cyo cyane mpita nyikora bo bamweje amafoto man uskogoswe akira ngo ubanze ubone na Australia bana atazasigara vuga ngo narakwenye nkorera indege karukira mu kirere ava Dubai koze ko abantu yambwiye ati ndava Dubai cyane mpita nyiryama hejuru ndavuga ni wowe ndakwemeza noneho kugira ngo bazakica we ni bazakica kuko abantu tuka Dubai batikura mpaka amasaha 15 uriya mwana arakuze niga ntabwo ubona wowe n'inyuma yawe nyine bugomba kukaba hafi ahubwo afata gutyo wamuhaye cyane cyadanje rero kaba hafi tukitaho kugira ngo nyine muri rubanda kukomeze kagaragara ibyo ni lazima uzi ibintu ngiye kugakorera navuganye na wa mujambo ujye unkorera mu musatsi ejo nzajya kugakoresha umusatsi nkajyane gushopinga nanagaterete kaze ku bantu banjye buriya nibwo binagenda neza ubu mufite gutya ngomba nkubwiye ukura byose ugomba gufata 30% ariko uri mubi oya nawe uje nka nyira bro uzana mukuye mwa mva nkubwiye ibyo amafaranga byo twabipfa wamukuye waramubyaye wose ukuntu igise kibabaza urinyuze nyina uriya mwana wowe ngo amaganya bafite uko ubu naramutegura
akarabo kaba kigize nk'aho gafite desi umwana ariko mbega yo banza ari akarokore ariko karakigiye akarokore kahe so ko mutambwiye muri kubaka indi studio hano inyuma oya hari ahantu ndashaka kugira ngo bahameshe neza yegere hari hejuru ureba none aho tuzahita ni pate ya danje ukora vuba mani urugabo rwagukoze rugakubukira inzu ibyo bintu mani boro narakwiyamye ibyo boro narakwiyamye nakubwiye yuko ibyo tugomba guhurira ari mani akazi ibyana ibindi no sigaye mvugurura ngubu sigaye muhanika ngaguhenesha rugatumbuka wigize mu mupfuzo rero baguhe uzahe umureka muri hore ahubwo ejo bundi naricaye mpagurutse mutagira sereri ubwo si sida wabibwiye iwanyu wagiye kwipimisha hona n'uruhu rwawe wagira ngo sinzi ukuntu rwabaye ariko rimwe nzagutamo nawe vujijwe ni oya ariko mbango mbwira tansi umenya aho ugarukira urumva ngende nyakobusha ibaze nk'umuzamu wanjye atubonye cyangwa bari abantu bari kutunyura aho turabikora muri kaburimbo rwo turi ibisiga cyangwa turi inkoko umva nkubwire cyewe ndashaka kujya tuganira iyo dubaka none hari n'abandi bapapa bafite baza oya nkwa ntari nkwa rwose na hariya hari inde nubwo nagukebeye ariko ukoze diri ya nyayo nawe urabizi mba ngomba kugutamo hari n'ibindi byadanje bitatu bigiye kuvubura i Burayi shakira ibyana bimeze neza ariko bitarengeje ya myaka nyine kwaje 18 wigira hejuru nawo niba bisugeza mu byo nta kibazo pana barira urose mwambwiye nta bantu bashaka bya kibudinje bifite ibyo nka 800 umva nta biro 800 shaka ndetse kurukumva nyira mu bantu yacu kuzima urumva yegwanaye nawe nyine nkunka kariye okara kameze nkaho kayizimo oya karazihuka we nazo kuneza ibibazo icyo nshaka kubwira igenda shaka ko twubaka ikintu cyitwa amafaranga mu mifuka yacu ibyo nibyo ngubwira bigereje aho nshaka nimuzongera abakobwa byo bahereza abantu bawe muri studio urumva ubu mba nkukiniye duriya danje ubu mbwiye nk'aka kartatu turi mu cyumba kandi ntabwo ujya wumva sigendeze bicaho bigahingukira tuza abakintu tubanza dukora akazi ibi turakubihari nyine ndabizi abakobwa barahari neza muri Kigali uri mwiza wabuze iki urabona njye bashaka gutekura ibyo basi agasa umbwira angahe basi ibyo byihora ngo twara tumeze neza pana wamaze gusaza umva nyine mubwira wagiye cyo kiko ndi yanyonje umugabo bwabo narangiye mfite unkorera amasaha 5 wese wayagwa ukafunguwe vuba agenda nigeze ababuze byo vuga agenda wisaga ibintu wowe hari ibindi tuvugane dutasinda ndasoje karaga kubuza proronje ariko se wagiye ureka ubuziyemera kugeza ryari mani ubuzi ko ngiye mani ndi umuntu mushya muri aka gakino cyangwa ngewe mbisaziyemo urukecuru ufite imyaka 101 ndashaka ngo nguramo amafaranga urwana rwo rwaguteye izo sida uri kugira isari kandi wariye wanyweye na sida mfite mwana cyanda wagihonewe kandi nakubwije ukuri ndakubwira n'ibira bikecuru byirinda uranga ubona amafaranga inzu ko wayibonye imodoka ukaba warayibonye ikintu ushaka ni iki barayibonye wakituje ukamujyana baburuze tugenda ahantu hatanje gusa ahantu hameze gute ahubwo twicaye ahantu nambaye bukisa wambaye pesa reka manze nshaka kana turi bujyane wowe ntabwo umukeneye ndaguha pasa nari ariko kare akana ejo diru yako irari rangiye shazamanuka sayina zabageze i Kigali please nazanye cyo umukobwa kuri hotel saa 10 baje nabagomba ariko mwica babasiga abo twatanze bose ntago bari aho ngaho nagahinisha nubwo babyaraguye babaye nk'ibikecuru nagahinisha kazamunya mu maso ako dakiri kintu rero yakindi kintu ngeneye mbabarira ndakwinginze kuri cyo gushonsubiza akazi muze muri hariyo biriya byarabize ntabwo byakuna twabyumvikanye twabiganiriye please wibigarura twabyumvikanye urabizi utashaka kungarura mwibuka ahubwo n'ibintu byose please ntunyaze ubwonko niye gasupari muri no mesi uragira ngo nyine ndakaze tubirangize rero by'akazi ni wandeze muri studio yawe kandi usubone ko mbikora fresh reka nta kibazo none reka rero ngubwire mu gihe ibibazo byanjye byawe utarabireka twarabivuganye yuko akazi ntako biriya bibazo byanjye byawe wapi nta n'ahandi wabona akazi rego umeze gutya urumva ariko n'inda wagufata
Ni ntabwo ukoresha ufu waba ufite ubuhe bwenge. Ko biba byariyobeye. Ndetse nkabivanse ngiye gukora. Bakazabiga abanyabasi. Waba bivaho? Dore wavuye ku bya. Ahubwo noneho ndibutse. Ntabwo byakunda, ntabwo byakunda. Ndibutse. Kasigaye cyo kwa Jake. Indi. Indi ujya kwa Jake. Mia? What the f? Aje kwande? Sikajya kwa Jake. Ye baba we. Imana jewe ndabizi neza amaze kumbwira cyo gize muri iyi. Indi bikubwira nyine indi bikubwira. Mia wa mukobwa. Akubwira ko yagiyeyo. Agiye kuturaburiza. Diri rapfuye. Sondi maze wose. Akubundi reka nkubwire. Jake nawe tumuraburiza. Kugira ngo uriya mwana atamenya ibyacu kuko urumva yuko nyine Jake yahita bimubwira. Reka noneho tumusebye umugingo. Jake se bamusebye. Kontara ntabwo turayisoza, ntabwo turayisinyura, atangiye kunyinjirira fo muri kazi kanjye. Arashaka kubibona tu. Reka nkwereke. Tugiye kumusebya. Kandi nzane phone we. Turayibona giranangira iwawe. Reka ntabwo turasinyura. Niyo mpamvu nitwaye neza nyine wanagaruka mu kazi. Ariko wowe ubuyobya bwenge byawe ni ibibazo. Nora abagiye bantu nshabwira. Basi barebe ukuntu bamusura. Nibyo. Tumusebye. Reka tuzamusura umunsi nzashaka abantu banjye nka babiri bazajya kumusura. Akurisoriye ko yagiyeyo Mia. Bisebe kandi. Kanara. Nabamombye mari we. Ariko nta kibazo nabikavuga. Cyangwa nababonaga hamagaye ni kanyi tabisha. Kuri bonyibu kandi bizakora. Kuko imana ego ndi umuntu wadandishe. Sure. Yagiye witangira kunyikoreshwa. Uko niyo byabwenye umwana none umenya wanangisha wowe. Ninjye biguhaye bizanese. Sana hano. Witangira kunyikoreshwa. Akagenda. Humura ntago ariko ko twabivuganye ko duhujwe n'akazi kindi ushaka ni iki ntago ndi butinde nawe rero reka mubwire si black dog aha samwe yanza ko bimeze Sheri wangu yo bro Uretse ngo meze bite mu Yes Uretse mbwira Oya mwana nje ntari biryanje urabizi kuva zamani rafiki yangu Sawa, no, basi kwa wapi, niambie basi. Nyumbani. Kuna mtoto? Ari Mungu na ari bikaze ngugeraho. Kaze ngubwire gato nde arakaze nshaka kudupanga, arakaze nshaka kutuganira bo basi. Nimburi mu rugo ariko tambesha ngazo ndibyaho. Hari kabisa. Nani kibazo mwana? Sasa tunajua kama ni kawaida. Sawa rafiki yangu nari kaze ngugwiremo. Nari asante kabisa sawa. Jordan, welcome back man. Asante brother. Nuri se? Ese nk'ubu tutabeshye. Byari byaragenze bite mani impano yawe ko ari wayangirije. Nara ukuntu mani umuntu yitekerezaho agasanga pe ari kujya ntango biri gukunda pe uvane mpamvu nari ndotere basi kaze nkwegere ndebe ko basi wamakaze mwere job basi rega nabira ibintu subizi ko bishoboye mwana ntabwo napfa ko kwizera kuko imana pe dawe ntabwo uzi ko byari ibintu byanyu mbese ukuri inshuti ya Branko mwarekeranara mwarekuranye ubu copa kuri umuhungu wiwe ubu ngubu baba nabakwama nuko imana rega nubwo turi inshuti ko ntabwo bibonye ko ndi nawe tumuvana bari amaporo no bakora nawe
ariko ikiza kuba nabagwa nkaza ngakora iwabo nabyo rega ni fresh ngomba kujya aho risanzwe kandi none hakora n'umuvandimwe mwana urumva wagiye umemukira kenshi ungambanira nkakubuza ibiyobyabwenge ugafata ibikoresho nabona guzanira muri tank icyo ni icya mbere nari ndi kwicuza ubumenyi bwanjye naguhaye icyo ni icya kabiri ikindi kiyongeyeho kiruta ibindi byose nuko nabonaga ndi kuguhomba kandi wari akazoza kari kuzamuka teza bari byari ubwana munarakuze byari bavuga ati ngumenya agaciro k'ikintu iyo kitagihari amenya agaciro kawe nawe utagihari biseri bari abantu mani abantu bakunda amafaranga batashiriye imbere ubumuntu mani umuntu bwabo ni wamenya abantu bwagiye ariko nyina bati basi nyuma nakure nawe umuvandimwe ujye kumureba basi mubwira ameye job ubwo twakuye tugatumika bwanyu mukamande mahirwe ya nyuma nakwereka yuko basi tugeze wibeshya ku muntu biba gukosa ikosa rimwe ntabwo bari ikosa ubu keyboard urayibuka kweri ubu gucuranga urabyumva mana nyagasa cyangwa byawe urarapa nyine tu wowe wibere muri rinzi ngewe pfoko nicaye mu byuma byanjye ufite umuntu ufata igihango n'ikiwe ari muri studio hariya byose bite bijya ku murongo izina ry'Imana ubu tayari naracyaye meze fresh none nkubwiza ukuri nta n'ibintu bya danje akazi niko nshize imbere ibintu byose nabishyize ku muhanda nyine amahirwe ya none Branka uracyamuhereza abakobwa kandi uzi ko aricyo kintu nacyo cyatumye numva ntashaka gukorana nabo nuko batarimo gushaka kurangiza contract gusa umwana ibanga ese kumuha babiri cyangwa batatu gatebe ntabwo bikigize cyane ariko nabyo kubyemera kuzi ko ari ibintu bafungiye abana b'abakobwa barimo baraza mu muziki bari kwiyumvamo impano mwarangiza mugafatana inyota bafite mukabajyana hariya ngo bajye kwicuruza ngo nibyo kumbi muri kunguka gukuba sinibujije imyaka barayujuje imyaka kandi tunabyo urabibaganira bakabyemera bakajya bagakora ibyabo sibyo ko njyewe nje naritandukanije nawe njyewe nizo dini nazikoraga n'ibyo zazimo n'ibiceri reka akamubwiza ukuntu ese umubebe araje sibyo aje muri studio arashaka kugusura nk'indirimbo runaka twatire tumukorere tukamukora none umubebe wambwiye ati ngwino amubwira ati ariko nyine ko tuba turi kuvuga tukajya mu gaharuka bwa hoteli ukabona ntabwo abyanze kandi afite uburenganzira bwo kubyanga iyo atabyanze akabyemera ntabwo se bari mu kamera mbere ndibuka utangiye kuba umujaki cyane wari utangiye kujya wihakana production ukajya witiranya ibikoresho ukajya byitiranya ngo ubundi ngo bino ni ibiki ngo bino bintu ukabyitiranya n'ibikoresho by'abubatsi ukajya utangira utazaga ukuntu bihenda ugafata keyboard ukayijugunya hariya ukavuga uti ibi bintu ni uri kubica amazi nyine uzi impamvu se mbere n'ikintu muri delivery byo kumutara ngubu hari umuganga bwite baragiye baranganiriza kugira ngo mve ku itabi unyafata kirida njye nyisanisha nk'ari itabi mbe niba nyishize mu kanwa nta kibazo kandi biba binyumvisha nk'ari itabi ndi kunywa bitume akabana katake ntabwo karabura ntabwo urakira neza ariko mfite ukuntu nyine ubu byose bikunze ntabwo ugarutse muri studio ntabwo wahereza agaciro ibikoresho byacu uburyo agaciro nabigahereza byatanje ati ikintu nicaraho nkazamura mixer ngagira ijwi manura ngagira ibiki byose mfite keyboard mfite suri yanjye ku ruhande meze fresh akuze kubona umuntu wicara hejuru ya keyboard ihagaze ku maguru mwana urabizi ukuntu nkunda ngewe keyboard byadangira nkunda piano wanyicariye kuri piano niba utanabizi ni inshuti mbima inshuti mbere no bya studio nimo abantu b'abagome byadanje none baka kajya njya mu gatwe kambye ati nzanira ababebe none kuko nawe afite ku bikoresho bya danje ndavuga ati rero ese mbona ko umuntu uhuje none ureba ko nanifitiye umukiriya wanjye umutipe twe turi gukorana EP urangije umugusigiye ngo muri kodinga usigara uri kumubwira ngo none se ngo ibintu bambwiye gukora ngo ni iki umutipe ukimubwire gutyo yese asohoka afata nkaho ndi inseriye ndi kumuhereza umwiga mwana rutuntu nyine bagiye bigira twakanagora tongera kukwizera kosa rimwe ntabwo riba ari ikosa ribikosa ariko risubira nibyo ngibyo mba narabikoze nari nibitanze kandi numvaga yuko ko n'igihe nabaga ndi gukorera umuntu ndabyibuka
umfata kiramfashe nkagatira kaza gato nasokanze ngabajya gukuramo ibiri ugasanga gusa nk'ubitiponga ahantu runaka ugasanga n'ibintu byajya binyikiriza nato ariko amahirwe baba bakeneye ibyo bigatungana kandi nta n'umwe neza burano uco umaye akazi asundi batira diri ahubwo tukayimura ukabraka nkariza ni wawe ubwenge bw'abagore njye navuyeyo kubera ko nashaka nshaka gufata abo bana n'ababyaza umusaruro n'ubakira kariyeri ntabwo nshaka gufata abo bana ndi kubihunga ugashaka kubinzanira wabyibusha gutari yawe ariko none nakane mbagira ngo numve wenda kuri guca ku ruhande kugira ngo udashaka yuko kugira ngo mbigire ari ukuma muri kunekaneka kugira ngo mwumve ko nimba nabyo nabishobisha tuzabikora basugwagize ngo tugahagije umukobwa uza akavuga ati ukabona kuri umuntu wadanje uri gushize uri kubara ubwoga akakubwira ati ashaka ko tuba turi kumwe ashaka kurara muri studio tikurana ushaka bari kuboneka rimwe buriya tikurana sawa kibi uri kugira akamenyero mfite umugore utamwumvisha ko ibyo bintu njye mbikora rero ukereka reka wereke nta kibazo nzagusubiza mbanze ndebe ko nakontorangire bangire neza ariko mwana bishyira mu mutwe basi utekereze neza ko ariko njyewe ni akazi kandi ahandi hantu nabona bamufasha iwawe nzagusubiza nawe reka ndeke kubyemera neza ko nzagusubiza nta kibazo mpamvu ugatikira ibindi nawe bagenda ndagutugende ngutegere oya mwese basi umwege tugende dore nore ku muhanda duhagarare nk'iminota ibiri tube tuganira n'icaho nyihagarike twavuga tuvuga ibintu byose utagenda n'amaguru ntibigere mu nzu utajya mu nzu uzahagera nta kibazo ngwino hari ibintu barimo mu nzu aho washakiye umugore nawe nta mugore yagushyize mu kirere kandi icyo nyine ni uko mu rw'abana